nongeye kugushimira wowe wakoze subscribe kuri imiburo YouTube ya Nyundo Talk Sport. Ni by'agaciro kandi ni inkunga ikomeye ubutanze mu buzima. Imana iguhera umugisha nk'ibisanzwe twinjiye muri wa mwanya w'ikiganiro twise Be Away. Gitangiye vuba aho twabonye ko ari ikiganiro kizajya kibanda mu byo twabasomeye ku mbuga zitandukanye. Imbwirwaruhame z'abantu bagiye bavuga cyane amagambo ajyanye n'imitekerereze ya muntu, psychological facts. Ibitekerezo bishobora gusubizamo imbaraga, motivational quotes. Ibitekerezo byavuzwe ku rukundo n'imibanire y'abantu, love and relationship quotes. Ukongeraho n'inkuru zitangaje cyangwa zidasanzwe zagiye zibaho mu mateka y'isi kugeza n'ubu. Ni ikiganiro kandi kizajya gitambuka kuri wa 2 no ku 6 ku isaha y'isa z'umugoroba. Uyu munsi rero nabahitemo ko tuganira ku ngingo ntoya cyane umugabo witwa Gary Chapman yavuze mu gitabo cye yise The 5 Love Language cyangwa se indimi 5 z'urukundo mu Kinyarwanda. Uyu mugabo yanditse ibitabo bitandukanye bivuga ku bukwe n'urushako nk'icyo yise Things I Wish I'd Known Before We Get Married n'ibindi byinshi tuzagenda tugarukaho uko iminsi izagenda iza. Uyu munsi rero nge reka mbibwirire ku ndimi 5 z'urukundo. Urwawe ni uruhe? Urumukunzi wawe se rwo ni uruhe? Biranashoboka ko waba utazi ururimi rw'urukundo rwawe cyangwa utazi urwa mugenzi wawe, nabyo birashoboka cyane, ariko turanarebera hamwe uburyo wabasha kurutahura bityo ukamenya ibyo ukorera umukunzi wawe. Indimi 5 z'urukundo zisobanura inzira 5 z'uburyo abantu bakira kandi bagaragaza urukundo mu bucuti bwabo. Aha turaza kuvuga nko kuri words of affirmation, quality time, acts of service, receiving gift and physical touch. Kumenya imvugo y'urukundo rwa mugenzi wawe no kureka nawe akamenya urwawe, mwese bibafasha kumenya ibyo mukorerana mu rukundo, bigatuma mwumva mukunzwe kandi ukumva unitaweho mu buryo bw'amarangamutima. Impamvu Gary Chapman yabyise indimi abigereranya n'abantu babiri bavuga indimi ebyiri zitandukanye. Umwe ntiyaba avuga Ikinyarwanda undi avuga Ikidage ngo abo bantu bahuze, ariko niba baba bavuga ururimi rumwe ntawe uzayobya undi. Kimwe no mu rukundo, iyo utari kubona ibyo wumva ushaka cyangwa se ukorerwe ibyo ukunda kandi bitabuze, icyo gihe indimi ziba zasobanye. Nge ukibagezaho nk'ibisanzwe ndi mugira banga ati mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Igitabo cya Chapman indimi 5 z'urukundo cyasohotse bwa mbere mu mwaka wa 1992. Mbere yo kwandika iki gitabo, Chapman yatangiye kubona ibitagenda neza mu bashakanye, yagiraga inama. Yatabuye kandi ko abashakanye batumva neza ibyo buri wese akeneye. Ibyo byatumye azana indimi 5 z'urukundo cyangwa inzira 5 abantu bakoresha bagaragaza urukundo bitewe n'ibyo buri wese akunda cyangwa yifuza kuri mugenzi we. Twihuse ku mwanya wa mbere twahabonye iyo bita words of affirmation. Ni nk'amagambo yo kwemeza cyangwa se yemeza. Aha ni ukugaragaza urukundo ukoresheje amagambo mu mvugo, gutaka umuntu cyangwa kumushima. Iyo urari rwo rurimi rw'ibanze rw'urukundo rw'umuntu, uyu muntu yishimira amagambo meza kurusha ibindi byose. Kumubwira amagambo yubaka, kumwandikira inyandiko z'urukundo ndetse n'ubutumwa bwiza bwanditse. Ushobora gukora umunsi w'uyu muntu umushimira cyangwa umubwira ko ibyo akora bikora neza. Ku mwanya wa 2 turasanga iyo yise quality time. Umuntu ufite ururimi rw'urukundo abashaka kwitabwaho bitagabanyije mu buryo bw'igihe. Abantu kandi bumva bakunzwe iyo bari iruhande kandi ukabibandaho mu gihe muri kumwe. Ibi bivuze gushyira hasi telefone ngendanwa, kuzimya mudasobwa yawe, guhuza amaso no kubumva neza igihe hari icyo bari kukubwira. Ku mwanya wa 3 yahashyize act of service. Hari abavuga ngo ibikorwa bigomba kuruta amagambo. Abantu bafite ururimi rw'urukundo rwa act of service bishimira ibikorwa ubakoreye kurusha ibindi byose. Bimwe mu bikorwa bya serivisi ushobora gukorera mugenzi wawe biguma yumva akunzwe kandi kunamwishimira. Twavugamo nko kumutegurira amafunguro igihe bari nko kuruhuka cyangwa se gihugiye mu kazi, kumufasha gukora siporo, kumushyirira essence mu modoka ndetse n'ubundi bufasha bwose wafasha umuntu akumva arishimye. Niba ururimi nyamukuru rw'umukunzi wawe ari ibikorwa bya serivisi, azabona kandi azishimira utuntu duto ugenda umukorera. Ku mwanya wa 4 yahashyize kandi receiving gift. Aha murumva ko ari ukwakira impano. Umuntu ugira ururimi rw'urukundo, kwakira impano bimwereka ko akunzwe kandi ahora atekerezwa. Mwe n'aba bantu ntabwo baha agaciro impano ubwayo gusa, ahubwo banaha agaciro umwanya n'imbaraga uwatanze impano yashyizemo. Abantu bishimira kwakira impano nk'igice cy'ururimi rwabo rw'ibanze rw'urukundo ntibateganya byanze bikunze impano nini cyangwa zihenze n'imbaraga nyinshi no gutekereza inyuma y'impano cyangwa se ibara ry'iyo mpano. Oya, ahubwo niyo wamutunguruka mu 50 biramushimisha bikamurenga. Ku mwanya wa nyuma wa 5 yahashyize iyo bita physical touch. Umuntu ukoraho ku mubiri nk'ururimi rw'ibanze rw'urukundo yumva urukundo binyuze mu rukundo rw'umubiri. Usibye imibonano mpuzabitsina, aba bantu bumva bakunzwe iyo mugenzi wabo afashe ukuboko akabakoraho, kubafata mu kiganza, guhoberana umwanya munini. Aba bantu kandi bashaka gusa kuba hafi ya bagenzi babo mu buryo bw'umubiri. Mwe n'aba bantu baba bashaka kumva imibiri yabo bakunda ibari hafi kurusha ibindi bintu byose. Izo nizo ndimi 5 z'urukundo Gary Chapman yashyize ahagaragara zishobora gutuma urukundo rukura ukabaryohana cyangwa se ukanababihira bitewe no kutamenya ibyo mugomba gukorerana. Aha rero bavuga ko kugira ngo utahe ururimi rwawe rw'urukundo ugomba kwibaza uti mu rukundo nkeneye iki? Ni iki nifuza gukorerwa n'umukunzi wanjye? Ese nge numva namukorera iki?
Ibi byose nubikora neza byose uzavumbura ururimi rwawe rw'urukundo. Ndabizi hari abavuga ko bashobora kuvuga ko wenda bakunda impano no gukorerwa ibikorwa runaka. Aha ntimuze kubyumva nabi ngo niba umukunzi wawe akunda impano cyane ngo uzimundagazeho ariko nta mwanya ujya umuha. Oya, ururimi rw'urukundo icyo rugufasha ni ukumenya aho ibyishimo byinshi by'umukunzi wawe biherereye, kuko ubundi bibaye byiza ziriya ndimi eshanu z'urukundo ugomba kuzikorera uwo ukunda, ariko cyane cyane rumwe rwe yifitemo ukarwitsaho ukarutsindagira koko, kuko nihaza urutsindagira yamaze kuruvumbura uzisanga wasigaye wenyine. Izindi nyandiko z'abahanga mu by'imitekerereze, urukundo ndetse n'imibanire y'abantu nk'urubuga rwa verywellmind.com na Psychology Today bavuga ko indimi z'urukundo ziteza imbere kumva muri wowe utari wenyine aho waba uri hose. Zitera kandi kwishyira mu mwanya wa mugenzi wawe mu buryo bworoshye, zifasha gukomeza ubucuti hagati yanyu, kandi burya ngo zifasha gukura kwawe. Ukongeraho ko zigufasha gusangira urukundo mu buryo bufite intego n'umukunzi wawe. Tugarutse gato kuri izi ndimi z'urukundo, bavuga ko akenshi usanga umuntu mu rukundo akora ibihura n'ururimi rw'urukundo rwe. Urugero, njye niba nkunda impano, receiving gifts, ugasanga nizo ndi guhundagaza ku nkunda, nyamara wasanga we yikundira kumuha umwanya gusa, quality time. Aha rero biba byiza iyo umenye love language yawe ndetse n'iy'umukunzi wawe, kuko mwese bizabafasha kuryoherwa, kuko muzaba muri guhuza mu rurimi buri wese ari kumva nta gusobanya. Ikindi, niba uzi neza ururimi rw'urukundo rwawe bibwira umuntu wawe, kuko azamenya uburyo azakwitaho, kuko hari igihe umuntu akota nakihiringa ngo arashaka kwemeza umukunzi we, kandi hari akantu gato wakwita ko ari akamafuti wakora ukabura musajije. Byose bisaba ubwenge, ubushishozi no kumenyana neza hagati yanyu. Reka nsoza mbifuriza gutahura indimi z'urukundo z'abakunzi banyu no gukomeza kubanezeza, kandi n'abatabafite muwe mwihanganye, abanyu namwe bari hafi kubageraho. Ngango uko rero be aware none nibyo nari nabateguriye, mbibutsa gukomeza mushyigikira uyu muyoboro kugira ngo waguke, kandi ubaye wakunze iki kiganiro ibuka kugisangiza izindi inshuti zawe, wasanga hari icyo waba uzifashije. Njye mwari kumwe ndi Mugirabanga team, mukomeze mugire ibihe byiza aho muri hose mu bice bitandukanye by'isi.